Ndi papa sava. Sheri nuko Imana hari ukuntu ugenda ugatinda pe. Kwase sheri iminsi Ngiye nakubeshye wamenyereje yuko byibuze nakuvugisha akubwirega sinakubwiye ko ikiraro cy'inyana zakimye ariko nawe umenye ko ndi mushyashya n'ahangaha nta bantu mpazi n'ahangaha nyine mba nkeneye umuntu uganiriza ntuzagire nabo umenye abantu n'abikisi sheri abantu udafite abantu se urashaka kumenya abantu b'iki bina ahangaha okay ntago mpagije ndanyuzwe rwose meze neza ariko nyine nawe nyire byumve kuri YouTube ubwo abantu uvuga ni bande oya sheri basi bifata naje byumva uzirinda abagore bina oyanjye noneho abagabo mumenye ko ari abanzi bawe neza bwo naburiye nabo mana yanjye ko najya mvanga ushaka kumenyana nabo sokanga nigereye ku kazi nongera kugaruka nta muntu umenye ibyanjye nta n'uwunzi nahangara ndashaka ko abantu bina bazajya bavuga ngo uriya mukobwa bari arirata ni mbyumva n'abantu batanu nzahita amenya kuri kwitwara neza ejo kare rwose nukuri kimanjye nta nubwo mu buzima busanzwe nanjye nkunda ubuzima bujagaraye burimo abantu oya nkunda ibintu bicecetse bituje nkamenya ubuzima bwanjye hanyuma ngewe ariko reka nkubwire ngewe mbona n'iyi nzu uzayegukana oya wabona ubikoze kandi sheka inyama y'ibyo bintu igitekerezo cyaba ari inyamibwa tuzabiganireho neza rwose ibyo bintu sibyo wowe witware neza gusa ariko sura mugore wawe namukira ko nabonye ashobora kuba agira nzakwereka ukuntu tuzabigenza ariko urabizi kugira ngo njye nzahara inshuro nyinshi ahubwo ngiye gushaka akantu nongeraho kubaka hariya noneho nzajye nitwaza ko nje kuri shansiye nzi inshuro nyinshi oya naka ku kantu kaba ariko njye nyine ubuzima mba numva nabana nawe hahandi nyine nta muntu kuko uhora umubwira ngo ngiye ku nzu erega nawe ni umuntu mukuru yavuga ati si iyo nzu umuntu ahoraho kandi ikindi byasaba nyine ko icyo kintu cyaba kiri gukorwa kandi buka gatari wowe uzayubaka hanyuma asaba abafundi n'abayede bajya bahora bakubona aje babarira icyo ni igitekerezo aya magambo yabo aho koko reka nkwereke none se ubu navuga ngo ikira niseshera ubundi buri umuntu usaba urushyi ugiye ku buryo buri munsi nyine ushaka ikintu uwo ruvuga nyine urumva ubu iyo uvuye mu rugo uravuga arabizi ko nkunda indabyo na jaride reka nzamubwire ko ngiye gukora jaride hano bizajya bituma nitabira kuza hano inshuro nyinshi umunsi umwe ntera indabyo ubundi icyumweru kimwe nzivomerere ikindi cyumweru nzitera umuti ariko se reka nkubaze ubundi ko tumenyereye ko abagore nyine aribo bita ku bintu nk'ibyo ubwo umugore bamubwira ko ariwe wagiye gutera inda mu buhe buryo erega nawe ubwenge bwe ntibusinziriye burakora icyo nacyo tukivaneho ngereka nkubwire uko nk'uko twari tubanye gutya tubikora ni byiza cyane nta muntu wabimenya ahubwo ikindi kintu ngiye nshaka kugusaba nimba nk'uko waje n'imodoka ejo ukazana moto ukaza nyine ukajya uhora uhinduranya ku buryo abantu badahora babona buri gihe winjira n'imodoka erega abantu babarira umuntu akubonera rimwe kabiri agatangira kuvuga ibyo ashaka no gutekereza ibyo ashaka ariko nta n'ikibazo abantu se ko bazi ko ari iwanjye ni ko babizi ko harimo umupangayi kandi noneho cyongeye hari umukobwa ariko wagereka ko ubwenge bw'abantu nabwo bukora ko abantu batekereza reka mwereke rero ibintu reka tubigumisha uko byari biri hakora umuntu uri komora ni karibu mwiriwe pasava ni amahoro ariko muraho nanone ubizanye byose kamera nzanye bya bindi by'imbanziriza kuko bya bindi byo goga amazi urumva ntabwo aka kanya byaba bitunganye kandi bigomba kuba bitunganye kugira ngo ariko mwabikoze neza tongere kubikwakwanya mwari muri aho ariko turaho
nawe ariko ni sawa natwe nuko da ariko ni amahoro se yewe ni amahoro byagendaga nawe nta kibazo mwaramenyereye ino turimo turamenyera arimo aramenyera rwose ntabwo atinda kumenyera urabona amenyereye noneho ubwo naringize ngo nzanye ibi mube mububeza imihogo noneho na ka kandi wari wambwiye karazanana na bya bindi naho ubundi aramenyereye mube mwiriwe byo kugaruka rero mwiriwe byo kugaruka yego umva se mubwire se wa muntu we umugabo mwiza ahorera mana yanjye bitese none ni sawa ariko ntaha se nyine urabyumva urumva ngira nkaza ariko ni ibisanzwe ndaza kujya n'ibindi ndaza nyine bakankorera massage ku birenge urabona ko njye ntagera kubera iyi nda iyo manutse ku birenge reka urabizi massage rero amana akayagorora hanyuma yagera no kuri iyi nda rwose nkumva ndanezerewe pe uravugisha ukuri se none se iriya komande ni yuyu nawe ni yanjye ko ndemba ibi bintu bawakizeho koko gute se ubuse Margarita gusanza ariko nubwo Margarita umuzanye ute Margarita ko abazi ko nagiye mu ifamu ko nagiye mu mafamu ariho niriwe ikintu cya mbere nkora ndabanza ngahamagara abashumba urumva cyangwa nkikozayo nkagira nkahita ngwakwanya nkagaruka yaba abajije rero ngo nahageze ahita mubwira nti arababwira ati yahageze ariko sinzahagane yambwiye rero mvuga ko mba nagiye gushaka ubwatsi veterineri mbega mugabo ariko ubundi nkahita nza hano rero harya nyibutsa cyagiye nk'urwaje mu bitaro aherutse kugusunika ugakubita akabuno hasi nabwo ni wari uri mu bakobwa Margarita byagenze ansunika sapfuka gahoro kuri kwiraburiza nyine agusunika ansunika oya byari byagenze oya umutekano hano yambwira byari byagenze bite byari byagenze bite se ko ari nka gisida yabaye nabyo ko kandi ko yabivugaga akabivuga atabifitiye igihamya nyine hakabaho kunsunika kubera nta mbaraga nkasubira inyuma nkakubita agatwe k'inyuma hasi wagira ngo se ntabwo byari byo pe ubu hano nagusunika noneho ukagakubita ku makaro uzabigenza ute se hano uretse massage gusa hari ikindi kiba gihari ariko ubwo bagukandiho ndabagakanda amatako n'amanondemba tukavuga uti ntago ncurika icumu aho rigomba kujya utahana umutekano urawizeye umutekano ku muhanda hano se ninde wayinjira nta umuntu upfa kwinjira hariya ko nsanze hafunguye ahangaha nkasanga hafunguye uwaje akomereza muri salo ntabwo yinjiye hano ntabwo ari njye wegetse oya ariko burya ntaho bapfa kuyinjira kereka nkawe none se ndimba arakinguye ariya amafi abiri n'akawunga yose araza cyangwa imwe ubwo ngubwo urayijyana kwa Margarita oya urumva iyo tumaze gukora maze kunkorera massage numva umubiri urambutse urumva nawe aba akeneye energy nanjye nkeneye energy
urumva cya kimasa waguresheje ejo bundi nacyo kuciye papa sava nawe wikinjira mu bintu birebire urumva kandi umbabarire ndakuzi ukunda kundobereza ibintu wabona nigereye mu bintu ukabidobya ugira ibanga oya nawe jya ugira utya ariko nawe ukavuga amafi 2 12 utunga tubiri ntagire ikintu kijya kwa Margarita ariko simba none se mba mbikoresheje buri gihe se ibintu ni buri gihe hanyuma rero ariko nawe ubundi ubwo icyo nakubwiraga nuko baba bavuze bajya ariko hatunye umubwira bikore neza baravuze bati rero ubwo uyu mubyeyi ubwa byaya cyane bati mumumenyereye kawunga ariko igikoma ubwo rero ubikore gutyo noneho ubwo rero ntabwo ndutinda byari ibyo gusezera ngo mwe mwiwe byo kugaruka byo kugaruka ubwo babitunganye neza rwose kuko imana ibintu bikoze ntabwo bikoze none se nimba ari uzi ko hari komanda aramuhaye kuki utamubwiye ngo yohereze umukozi ngomba barindebe mu by'ukuri uyu mugabo asanzwe uryamyeho aho gusanga imana yawe ariko rero nibyo namusobanurire namushwishwurize ntabirebire ariko kandi ibintu byo twari turi kuvuga mbese wagira ngo buriya papa sava niyo yamvuga abantu barabizi ko anyanga n'ubundi babifata nyine nka bya bintu byacu byo gusebanya yego agira amagambo n'abantu reka bamenyereye ko kagira amagambo ari akantu kagenda kavugavuga n'ibyo kabonye byose ntabanga kagira ubuzima bucecetse ibintu by'ibanga naho ibintu byo gushyira ibintu byose hanze aka kanya ariko rero aka kanya nta n'amezi angahe ashize abantu bose batangiye kujya batubona reba ukuntu asanze uryamye se kandi n'indi yewe niba ugarutse ntatebye niko imfunguzo zanjye nayara cyangwa nazishyize ubwo se sizi ndebera sinari zisizemo bitemuko ni byiza marigo wiwe ndeba se ngambaza ngo ndiriwe ntundebara urabona ntariho harya ngo warayabuze ndashaka kumenya kandi ntumvugisha amagambo menshi ntusakurishe nanjye nje ntuje papa savandi gusakuza oya iryo jwi riri hasi ndashaka rero ko tuguma aha ngaha hasi nushaka ko tujya hejuru naho ndahajya ntunkange buretse ntunkange niko nkubwiye urajya hejuru ni wowe uri bunyereka aho ngomba kujya niba ushaka ko njya hasi ndajya hasi nushaka ko tuguruka turahurira mu kirere wisakuriza ndashaka kukubaza ngo ikimasa wakuye mu rugo hakaba hashize iminsi 2 umbwira ko wakijyanye kwa veterineri kirihe ndimba ikimasa se ni Kinyarwanda gikeya se ndakubaza ngo ikimasa wakuye mu rugo kirihe ikimasa nabigusobanura ikimasa se ese vugira hejuru kwivugisha ibyo mubwira cyarwo nge narugendo ngo bibaye ikibazo cya famille cyarwaye burenge nakurikirana ibyo mu rugo ntabwo bishoboka papa sava umbabarire nkoresheje imvugo mbi wenda kuvuga ngo ntabwo bishoboka nge ntabwo nje hano kugukanga ariko urabizi papa sava uri umugabo twemera uri inyangamugayo uri umuturanyi uri umuzimyamuriro kandi uri ijisho ryacu mukora twe turi ijisho ryawe gahunda si ukubakirana nagira ngo umfashe muri uyu mwanya unyubakire urwanjye nta nubwo rwasenyutse ahubwo rwabaye umusaka mfasha rero nk'ibyo byose mvuze nk'ibyo uri byo byose unyubakire umugabo arananiye ndimbati yaraje ajya mu rugo ajya mu nkatoramo ikimasa gihari ntukizi kiriho ndimbati ambwira ngo gishyire veterineri papa sava hashize iminsi 2 ambeshya icyo kimasa kiri mbwira imbere y'umugabo mugenzi wa papa sava ikimasa ko cyagaragaje ibimenyetso by'uburenge nkigira inama avuga ntireka nkivane mu zindi
ntabyo ubwo nta makosa se Hanyuma- nari kukirekeramo zose zikandura kandi gisa n'icyagaragaje ibimenyetso. ubwo burenge bumaze kuza ko numva wagikuyemo wamaze kububona kuki utabumbwiye icyo ni kimwe. Icya kabiri wakijyanye mu kato hehe? Mbwira kato washyizemo icyo kimasa nanjye mpamenye nawe ukomeza kukubaza ibitari byo. ariko rero Umpindura umusazi umbwira ngo kwa veterineri igihe nkorera veterineri ampindura umusazi. ubwo wenda veterineri yabyibagiwe. Ibiki yibagiwe? ariko njye mbyibuka byose neza. Veterineri burakora no kwibagirwa hari kubera akazi kenshi aba afite. ariko rero ibyo ni ibintu nari kugusobanurira neza. Si ngombwa kugira ngo ariko si ngombwa kugira nagira ngo mbwira ko ntari umugore w'ikigoryi. Ibyo reka tubicumbikire. Hanyuma umubyeyi mwe nshuti yacu ngiye mvuye iwawe niviriye mu rugo ngiye kwisabira akanyogo mama Sava kuko nawe inyuma y'urugo hari uko mumeze kugira ngo nishyire ku gatoki nsanga hatungiye hatunetswe nkuko ari akazi ke asanze amafi 2 n'akawunga. Wamfasha muturanyi mwiza twubakirana nshuti y'umuryango jisho ry'umuturanyi wibuke neza ko iyo umusozi umwe urwaye nduraniha niba wanjye hari gushya nutamfasha ngo tuwavuze wawe hari bunihe sibyo nkwifurije. Ira komande ni yande ibyenyanja bibiri bya tirapiya n'akawunga yabishyizeho biriho. rero iryo renga singiye kugira ngo mubeshye rwose ntabwo nakubeshya pe. Numbeshyura bawibeshya umubyeyi ariko nuko wambwiye uti nyubakira ndakubakira use ko mbona inkike zose ziri hasi ningiri bucukura imyobo hanyuma nkazana imiganda nkazana ambariro nkagira nte nkacinyira. ntabwo umuganda wawe undi nanjye wundekere ubwo nugusa nasana twenge ngeragereza mubyeyi nshuti. nicyo nashaka kukubwira rero iryo banga urumva ndi kumva guteza amatwi kare nanjye mu kanya kashize narigizeho impungenge urumva ndakumva ngo uteze yombi. ndabaza nti se ko hari hafi hano kuri Nyabagendwa kuri wambonye kuri video hakaba na hariya hepfo ugobyoye gutyo ugana iw'abandi ndareba noneho mitavuga ndimba ko papa Sava ntabwo ari we turi kuvugana ndimba urumva nyibwire uti ndimba nk'igisate pfo ikindi rugurino ni cyangwa wenda wagiye kujogoroza umushogoro ati jya ureba ibikureba ntukirebe mu irugo. hanyuma wowe nk'umugabo papa Sava kuzi kuri byinshi byawe ndimba ndimba tumuza afite ingwe ebyiri kuki wemera ko ashobora gusesagura ukabirebera ngo ni ukugira ngo ntabwo ari ibyo mvuze ntabwo ari ibyo mvuze unyumvise nabi binyumvise komande yatanzwe yego ariko komande itanzwe barambwira ngo ninerekeza uri kubyumva ndakumva mpageze ariko mbona ntabwo uhari ndabaza nti nose nawe yageneweho cyangwa yageneweho kuko nyine hari ukuntu ibintu bimwe byari bihengamye ukabona nyine byenda kugwa. ndakumva rwose. noneho barambwira bati ugira amabinga uyarenze iki imboni zawe reba ibikure ese ngire neza dore nta n'ibindi biraho ngaho niba hatunge ari gutonekwa ni ukuvuga ngo nyaruda amabuno kanya baraba barimo gukocagura nize mbigiremo bite umwanya kandi atarenge kabitera nanjye mbisanze simbubakiye ase Marigo urumva hari ibirenze ko ntabirenze ndimba ntabirenze ibirenze se ugize utya utwaye ikimasa mu nka ndi umugore wawe tubana uragiye uragurishije ry'amakuru ndayafite ibintu nari kugusobanura amafaranga yacyo ntunayasa ariko ni ibintu nari kugusobanura wari kubisobanura ryari urarangije amafaranga yose kwifata uri kuyatsinda mu biryo uzanira umuntu ariko ngiye yasakwiye ngo si ngombwa ngo ibyenyanja pfu
ngo hari uruhu ngo mumaranye iminsi ngo yararuhaze ngo uri kugereka imiru ku bishyimbo. Ibaze kuba abana be bari kurya uruhu nyine. Umugabo afata amafi niko muko. Hano ni kwa nyoko. Ni kwa so. Iyo ubona uturamye ahangaha iminsi gashira ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu utishyura uba wumva jewe nduhe muryango jewe waje kukubakira mvana iki nawe wowe ndashaka amafaranga y'amezi 3 y'inzu. Iyo ubona uyice ndimbati iyo ubona wicaye muri iyi nzu umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uryama unyamo uraramo nta n'isoni ufite ukambara n'ipantaro ariko yari yabinso ukarasokoresha nani yari yabinsobanuriye ibiki yagusobanuriye ibiki nge ntabwo rero turi kuvugana mereza amafaranga uwo mugabo nubwo ari umugabo wanjye iyi nzu ugiye kuvuga amateka yayo usibye ko nanasezeranye nawe wo ntiyareba nakwije mereza amafaranga rero y'inzu yanjye winkambyeho agahanga kandi ntusuzugure mukobwa ntusuzugure ntudenze umunwa uyu mugabo cisha make twumvikana nimba wibuka madamu cisha make nimba wibuka neza nza gukora amasezerano y'ubukodana yakoze mu mazina yandi niba yarakoze mu mazina y'umutware wawe so uza kunyishyuza nkandi ariko ntabwo nza kukwishyuza nkandi yes unyishyuza nza kukwishyuza nkandi arahari yamubaza ariko rero ubushize bw'isoni busigaye mu bakobwa mukongo iki unyishyuza nkande ubona koze amasezerano nawe arahari niwe nishyura kujya kubwira ibyo ahubwo baza niba we yishyura amafaranga ntakugere wakorohereje ibintu urumva se utari kumurenganya yakoze amasezerano n'umutware wawe umutware wanjye twasezeranye buretse ari kukubaza ati umbaza amafaranga nkande niba nishyura ko ndeba ubundi ushaka kubishyira ku rundi rwego bishyira ku gushaka umereza amafaranga y'amezi 3 mu masezerano mwakoranye ayo masezerano ari kunsuzuguza yakoranye n'umutware witwa ngo ni umugabo wanjye ayo masezerano yanditsemo ko atagomba kwishyura ntabwo yansobanuriye ariko ibisobanuro ndabifite bime n'umugabo mugenzi wabyumve ariko wavuze cyane ndimba no gusanzwe tugeze no mu rugo ndimba reka nkubwire none ubu nise ni ngombwa ko tubivugira hano reka nawe nkubwire ndimba ati niba udashaka ibintu tubivugira ahangaha muko kugira ngo noneho nkwereke ko ayo masezerano ubwo yakoranye n'umugabo wanjye njye mfite ubuzare kuri iyi nzu nagira ngo usabe ngo urasohoka hano ku neza cyangwa ku nabi urasohokera mu nzu bibi bwiza cyangwa umereza amafaranga yanjye y'amezi 3 y'iyi nzu urumva niba nayo mwirirwa muryamo mwirirwa mukunywamo ndabarerega mwana iteretse n'amarahuro n'iki ntabwo byose biri buvemo niba abana banjye bashobora kurya uruhu uri kurya amafi n'uyu mugabo uyu mubyeyi gito yemereza amafaranga y'inzu yanjye wanyemerera nkagira ikintu kimwe nkubaza nta kibazo kuba nkodesha inzu yanyu ntabwo bibahereza uburenganzira bwo kuza iwanjye uko mushaka mugomba kunteguza mukansaba so nimba mufite ibindi bibazo mufite mu ngo zanyu nta mpamvu yo kuza kuntera munsakuriza bene aka kageni okay ibibazo byawe n'umugabo wawe mutaye mujye kubikemurira iwanyu oya nawe ariko bagusanza aha ariko ndasuzuguye Margarita twumvikane nubwo uri umupangayi ndimba ataramutse adahari ko ari we mwasezeranye ukagira ikibazo ntabwo wabaza uyu mugore ariko ntabwo nagiwe nanjye ntera hejuru ukeneye cyangwa cyo bitagasa muri abanditseho umukobwa amafaranga y'inzu y'amezi 3 reka rero twumvikane uburyo nishyuramo burahari kandi burasobanutse nibwo shaka kubaze rero ntabwo gusobanurira n'ikindi tutazongera kuza hano rwose nsakuriza abaturanyi amafaranga barayaguha kanga mfasha rwose usobanurira uburyo mwishyura amafaranga barayaguha gira vuba kuzana amafi yanyu mw'abantu madashirira wajya ucisha make ngaho gira vuba najyana izindi gahunda ese unacisha make yakugeza ryari byose uburyo bakwishyura ko mama bishyize ku rundi rwego mumbwira iyo konti ari ibintu biba bikaze ibintu biba byoroshye amafaranga yo muri twara bivuganye ko agomba kwita ku rugo akarihira abana kugeza ubu abana ntibarishyura minerivare umugabo ntashaka no kuvugana amafaranga umukobwa aravuga ko hari uburyo amwishyuramo nimubwira ahantu ayo mafaranga ari genge kurerera abana okay reka mbyoroshye ko nanjye mfite akazi nagombaga kujyamo mwe kuntwara amasaha yego ngiye kuva naza muri iyi nzu
hari ibyo navuganye n'umutware wawe nibyo shaka kumenya hari serivisi utamuha njyewe muha bikaba verse serivisi udashoboye gutanga nk'umugore mu rugo rwawe ngenda zitanga okay hanyuma izo serivisi utanga nizo wishyiramo ayo mafaranga of course icyo tumva n'iki ubwo izo serivisi ni izihe serivisi icyo bivuze ngo ni ukwigerera kuri Land Road Delegate nta mpamvu yo kuvuga ngo bishyura amafaranga ugira ute kandi wowe uzi ko udatanga serivisi iyihe se ndemba niye serivisi naguha nk'umugore wawe kigenda gikuragiye gukayise mujye mwemera ko mushaje hari ibyo mutakibasha mureke abantu bakorera avuga apoete nimba udashobora gutetesha umugabo wawe ngo umukande ibirenge umumase ibirenge umucira inzara ntushyire amavi hasi ngo umwoze ibirenge njye nkaba ntibibasha nimba ikora bireba ikibazo kuri njyewe ubwo koza ibirenge nimba udashobora kugura amavuta ngo umase umugabo wawe aba yiriwe yiruka mu misozi ajya gushakisha ngo umuryango ube ugira ute agataha akahirima nk'igiti udashobora kumufata ngo umukande umugongo umumase njye nkaba mbikora urumva narenza kuri ibyo bintu nkora we wakabaye ukora njya no kubishyura njyewe ni ukuvuga ngo iyo serivisi ukora yishyura 300 ku kwezi yego ariko rero ndumva ibyo bisobanutse ariko my god rwose ibyo bintu nuko nakubwira ngo babishyize ku rundi rwego urumva ko nta n'ubusambanyi burimo nta busambanyi burimo wenda uretse kuba byagera n'ahantu nanjye nkagira nkamuha nk'ishimwe wenda nkanamusoma no kwitama ariko urumva ko nta kuntu ibintu biba wenda byahuye ngo bihurire mubazi uretse serivisi hari ubwo hari ibintu byari byahuriramo ngo bibe mabi nta kindi kintu cyaba ubwo hari ubusambanyi se burimo turosa hari ukuguca inyuma koko hari ukuguca inyuma kurimo nta nuza pe basaba ibintu birenze ubwenge bwawe urumva se nawe nyine ikintu ngiye gukora rero inshuti yanjye mukobwa mwiza nizere ko muri amezi 3 mwishyuranye wamuhaye serivisi akwishyura amafaranga y'inzu yanjye 300 ukundi kwezi umuha serivisi akwishyura amafaranga y'inzu 300 ukundi kwezi nekereza ko ari kimwe jewe rero mpagaze mu butware bw'umugore ntitaye kuri izo serivisi nayo mafaranga ntuje cecetse ntavuze cyane wegeranye amavarize yawe nguhaye preavis y'ukwezi ushaka indi nzu Taydaye nta nubwo iri y'ukwezi kubera biturutse kuri mwebwe iminsi 15 umvire mu nzu hanyuma icyo cyohe cyawe serivisi mujyane Margarita ndakara sinzi aho mujyana sinyene no kuhamenya nta ryanjye wowe uri umugore uzi gufata neza abagore babana niwe wibanga madamu wibanga n'utatazajyana n'undi ubigukora amenya kwita ku mugabo wawe yego umenya gutanga care ku mugabo wawe umugabo aratanga sangurani yita ku mugabo wawe n'undi muntu wazaza muri iyi nzu nawe yazamugutwara kuba nasohoka mu nzu yawe bisu ya 300 iyi nzu yawe iranga aratangaza pe nashaka n'ahandi uzabaho niba utanga bisu y'ibihumbi 300 uzabaho Margarita mvuyemo egeranye ibyawe barakanitse cyokora nawe ashaka utwaro korada ureba undi Land Road ujye umukandira ibirenge ku giceri cya Senkani turubasa waraye witera amahani emera gukoza amakosa kandi byose birakora basaba nakanda hasigaye igihe bataraguca basava